Naam Shehe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mu by'ukuri rero Shehe, twongeye guhura none ku yindi nshuro inshallah. Naam. Twahuye kandi mu by'ukuri nkuko tujya tubyifuza kenshi twongeye guhura, ariko duhuye mu bihe bidasanzwe twihuse. Murabona duhuye mu bihe by'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan. Ibi bihe rero tubimazemo iminsi, ariko twagira ngo utubwire muri make igisibo, kubera iki gisibo bimeze bite? Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin wa la qaibatu lil muttaqin wa la udwana illa Allah zalimin. Thumma wa salatu wassalamu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi illa yawmil qiyamati wa ba'd. Byukuri rero ishimwe ikuzo bikwiye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. We Allah subhanahu wa ta'ala watuyoboye iyi dini y'Islam, idini tutari kuyoboka kubw'imbaraga zacu, idini tutari kuyoboka ku mutungo wacu, usivye impuhwe z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana rero munyamakuru urakoze cyane, twongeye turahuye kugira ngo tuganire ku magambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Warugize uti igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan. Icyambere rero igisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadan ibyo tugiye kuganiraho ni inkingi ya kane y'Uwisilamu. Inkingi ya kane y'Uwisilamu ni inkingi gusiba igisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadan. Uyu munsi rero nagira ngo tuze kuganira igisibo ni ukwigomwa, kurya no kunywa no kubonana n'uwo mwashakanye cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo mwashakanye ku manywa y'uku kwezi gutagatifu kwa Ramadan. Bivuze iki rero? Iyo umuyisilamu, ibyo ngira ngo usomo tuze gutambutsa, iyo umuyisilamu yemera ko ari umuyisilamu, akabonana agakorana imibonano mpuzabitsina n'uwo bashakanye kuri uku kwezi ku manywa y'ihangu, ikiru umuntu atanga. Abayisilamu namwe mutari abayisilamu cyangwa namwe mwifuza kuba abayisilamu, ndabagira inama yo kuba abayisilamu kugira ngo muzumve ibyiza n'ibihembo biri muri uku kwezi gutagatifu kwa Ramadan. Iyo rero wabonanye n'uwo mwashakanye ku manywa y'ihangwe, iyo utanga ikiru, utanga ikiru. Ikiru utanga ndabivuga mu buryo butatu, wumve ikiru utanga. Kandi bavanywe Islam dusaba ko umuntu atazakora cyangwa atazakora icyo gikorwa cyo kubonana n'uwo mwashakanye ku manywa y'ihangwe ukwezi gutagatifu kwa Ramadan. Icyambere rero mwabonanye, kurekura umucakara cyangwa se kurekura umuja. Uragenda ukaba warekura umuja cyangwa se ukagenda ukarekura umucakara. Kurekura umucakara ubutanze ikiru cyuko wabonanye n'uwo mwashakanye ku manywa y'ukwezi gutagatifu kwa Ramadan. Kurekura umucakara cyangwa se ufunguza umuja, ivyo urabyumva ni ikinyarwanda cyiza kandi ni ikinyarwanda cyumvikana. Naam, birumvikana Shehe rwose. Yego. Icyakabiri ugaburira abakene 60 ariko ibiryo bikunzwe muri ako gace. Hanyuma hari icyo muvuze kijyanye no kurekura umucakara, ariko kugeza uyu munsi nta bacakara dufite, kugeza uyu munsi nta bantu bagifatwa nk'abantu b'imbohe. Uyu munsi umuntu ni gute yatanga icyo kiru biramutse bimubayeho? Urakoze cyane rero muvandimwe munyamakuru, numva n'abantu bose bakwishimiye kuri YouTube. Nagira ngo ubu munsi warumbaje ikibazo uti ntabwo hakiri ubucakara, ariko ushobora kujya mu magereza. Kujya mu gereza ukaba wakuramo umuntu ukamurekura, ukabutanze, ukabutanga umutungo wawe ukamurekura kugira ngo nicyo kiru ahangaha nicyo kintu bari bashatse kutubwira. Inshallah. Ikindi, kugaburira abakene 60 ibiryo bikunzwe muri ako gace. Ibiryo bikunzwe muri ako gace ukagaburira abakene 60. Ibyo rero waba utabishoboye ugasiba amezi 2 wikurikiranye. Wallahi ibaze wananiwe kwihangana umunsi umwe cyangwa iminsi 30 y'ukwezi gutagatifu kwa Ramadan, urangije ugiye gusiba amezi 2, ubwo ni iminsi 60 wikurikiranye. Iki mirimo se cyangwa ubugenge burimo, iyo umaze gusiba iminsi 59 wa munsi ukawica, urongera ugatangira bundi bushyashya. Allah akbar. Rero
ikindi bavandimwe bayisilamu namwe mutari abayisilamu nagira ngo icyitonderwa iyo ubonanye n'umugore umunsi urenze umwe atanga ikiru bingana n'iyo minsi wagize gute wakoze. Rero bavandimwe isilamu namwe mutwumva turagira ngo gukora imibonano mpuzabitsina mu kwezi gutagatifu kwa Ramadani ntago ari byo ryari ku manywa y'ukwezi gutagatifu kwa Ramadani. Kandi twibuke ko inkingi ya kane inkingi zigize ubisilamu ni igisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadani. Naam, shukrani shehe, urakoze cyane, urakoze kandi kusobanurira abantu cyane cyane abayisilamu, ngira ngo iba ari iminsi ikomeye cyane, iminsi ngarukamwaka y'uburyo abantu baba bakwiye kubaho, bakabaho mu kwezi gutagatifu kwa Ramadani, bakabaho babasha kuba hari ibyo babasha kubahiriza no gutunganya. Wakoze rero cyane kutwitaba ndetse no kugira ngo ubashe kudusobanurira bijyanye n'iki gisibo. Dusaba abadukurikiye umunsi ku munsi kuba barushaho kuduha subscribe, bagakora share, bakatuba hafi mu rwego rwo kugira ngo dushakishe inzira n'ubushobozi bwo kwagura iri vugabutumwa ryacu. Murakoze cyane rero, inshallah ngira ngo wabatorera isalama ibasezera. Naam, mwakoze cyane abatwumva n'abatureba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.